Yesu ashimwe bene data, muri amahoro. Nizere ko Imana yabanye namwe nk'uko ihora ibikora. Ni kuri Maranatha twahageze kugira ngo dukurikirane ijambo ry'Imana. Ni karibu. Uyu munsi ni uwa 19 w'igisibo. Ese umunsi wa 19 w'igisibo Imana irashaka kuduhishurira iki muri uru rugendo rw'igisibo? Ese iminsi 18 turangije hari icyo wungukiyemo? Ubugingo bwawe hari icyo bwahindutseho? Igisibo hari icyo cyakubwiye? Kurikirana iyi channel ya Maranatha, hariho inyigisho zakungura kandi zigatuma ugera ahantu Imana ikwifuza. Imana yacu iguhe umugisha udukurikira, ndetse n'abataraza ni karibu. Uyu munsi ni uwa 19 w'igisibo. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iryo jambo turisanga mu gitabo cya Zaburi, ni ibice 30 ku murongo wa 6. Haranditse ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya! Imana ishimwe. Kenshi iyo abantu bagize ibyago nijoro nibwo umuntu abyumva cyane, abantu bamaze gutaha, ibintu byose bicecetse bituje, niho umuntu noneho yibuka ibyabaye, akarira, akababara, agahogora. Ndetse iryo joro akenshi ryanga gucya, ukabona ryatinze, ukabona ryakurambiye, kuko ibiba byaribayemo biba bikubabaje. Noneho ugatinda muri ako gahinda, ukumva ijoro ryabaye nk'iminsi 2, cyangwa ijoro rimwe rikaguhindukira imyaka 5. Icyo gihe uba wageze ahantu ubuzima bukwereka ko ibintu byose bisa naho byarangiye, ibyiringiro bikagushirana, umutima wawe ukuzura intimba n'amaganya. Mu nkuru ya Lazaro tubona umuryango wari wamaze kwiheba, wari warangije kwiganyira, ndetse bumva bataratabawe nk'uko bikwiriye ubucuti bari bafitanye na Yesu. Bamutumyeho bavuga bati nagera hano uko biri kose musaza wacu arakira, nta kibazo ari bugire. Ariko Yesu atinda nkana, ni ukuvuga ngo yatinze abishaka, ndetse abwira abigishwa be ngo erega Lazaro iyi ndwara arwaye si yo kumwica. Ariko nyuma amaze gupfa nibwo yavuze ngo noneho nimuze tujye i Betaniya kwa Lazaro, ngo kuko yarapfuye. Baragenda, ariko icyo Yesu yaragambiriye cyari iki bakunzi? Kwari ukugira ngo yerekane yuko na nyuma ya 0 ibintu bishoboka ku Mana. Ku mwana w'umuntu nyuma ya 0 nta kintu gihari, ariko ku Mana nyuma ya 0 hari ubuzima, nyuma ya 0 hari ubugingo, nyuma ya 0 ibintu birashoboka. Mariya na Marita ntabwo bari bazi yuko Yesu hari icyo yakora nyuma y'urupfu, kubera ko baramubwiye bati mwami, iyaba ari hano musaza wacu ntaba yapfuye. Byari nk'aho ibintu byose byarangiye, byashize, bavuga ati byararangiye,
ubutabazi twari tugutegerejeho bwararangiye ntago tukibubonye, mbese nyine uje kudusura nk'abandi bose, ariko icyo twifuzaga ni uko byibuze uhaba mbere y'uko apfa. Imana yacu idusange cyane. Abantu bose bari bazi ko nta kindi kintu gishoboka, ndetse babihamyaga n'ukuri kuriho n'amateka y'abandi bose bari barabayeho, kuko bari bazi yuko nta muntu ugaruka iyo amaze gushyingurwa. Ariko hari ikintu gikomeye Bibiliya itwigishije. Imana ikoreraho abantu bavuga ngo birarangiye. Ni ukuvuga ngo aho imbaraga zacu zirangiriye niho imbaraga z'Imana zitangirira. None se hari uwatekereza ko umuntu umaze iminsi 4 mu gituro yakongera akaba muzima? Yewe n'umaze iminsi 2 ntawabyizera. Ariko Yesu yerekanye ikinyuranyo cy'ubumana. Yesu yerekanye ikinyuranyo cy'ubushobozi afite. Abantu benshi bajya batekereza ngo ariko se ubundi ngo buriya ngo abantu bazazuka, ngo baravuga ngo abantu bose bazazuka, ngo hanyuma bacirwe urubanza, abandi bakabihakana. Niba Lazaro yaravuye mu gituro amaze 4 mu mva, ninde wahakana ko umuntu umaze imyaka 1000 atazuranwa n'umubiri yari yambaye kugira ngo acirwe urubanza? Erega Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana yacu iri kutwigisha ikintu gikomeye, yuko tugomba kugira kwizera. Ni nacyo Yesu yari agiye kwigisha i Betaniya, ngo basobanukirwe Imana, basobanukirwe ubutware bwayo, basobanukirwe ubushobozi bwayo, basobanukirwe n'imbaraga zayo, imbaraga zisohora umuntu mu gituro amaze 4 mu mva. Yesu ahamagara Lazaro aramubwira ngo Lazaro sohoka. Lazaro arasohoka, ariko bari bamaze gukuraho igitare. Uwo baririraga, uwo bari barashyinguye, uwo bari baramaze guhanagura mu bazima, Yesu aramubwira ngo sohoka. Lazaro asohoka ari muzima. Arababwira ngo nimumuhambure ibyo mwamushyizeho. Yego, Lazaro bamuhambura ibitambaro bari bamushyizeho. Imana nawe iguhambura ibyo abantu bagushyizeho. Abo ni abantu bari bamushyizemo mu mva, bamushyize mu myenda bamuhambiriye. Yesu ni nabo yabwiye ngo ngaho nimwongere umuhambure, kuko mwamuhambye ari muzima. Aho Yesu ari, ubuzima buraboneka. Presence ya Yesu ubwayo ni ubuzima. Presence ya Yesu ni amateka mashya. Presence ya Yesu ni ibyiringiro bishya. Presence ya Yesu ni ukubaho gushya. Imana yacu ishimwe cyane. Na nyuma ya zeri irakora, 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 na nyuma ya zeri irakora. Ahari kurira byararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ahari kurira bwararira umuntu, bwacya mu gitondo
impundu zikavuga. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo Uwiteka akagutera kuvuza impundu, Uwiteka akaguha ibyishimo, Uwiteka akakugarurira ibyo wabuze, Uwiteka akakugarurira umunezero watakaje ijoro ryose, ukibukwa n'Imana. Nkwifurije kwibukwa n'Imana. Hari ikibazo waba ufite cyagutera kurira ijoro ryose, ukarira umunsi bugacya ukarira, bugacya ukarira. Hari inzozi zawe zapfuye wagombaga kugeraho. Hari ibyiza wumvaga biri imbere ariko ntiwabishyikira. Yego, hari ubuzima wumvaga bwagenda neza pe, kandi ukabona byari byaratangiye, ariko byagera hagati akagozi kagacika, ugasigara ushaka gushyikira ibyo hakurya, ariko hagati harimo umworera utabasha kubishyikira. Ariko humura, iminsi umaze urira Uwiteka arayizi, iminsi umaze utaka Uwiteka arayizi, agahinda umaranye iminsi Uwiteka arakazi. Wowe izere gusa. Yesu yabwiye aba bana b'abakobwa, arababwira ati ariko sinababwiye ngo mwizere gusa? Niki kiri gutuma mutizera? Aravuga ati rega unyizera azabaho naho yaba yarapfuye. Aya ni amagambo akomeye. Imana yacu twigishe kwizera. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana, ni igice cya 11. Reka duhere ku murongo wa 17. Haranditse ngo Yesu ageze yasanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro i Betaniya, hari bugufi bw'i Yerusalemu, nka sitasiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima, arawuhagarika, arababara, ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore nimurebe uburyo yamukundaga.
ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Imana ishimwe. Nawe hari ibyo umaranye iminsi byapfapfanye, wabuze uko ubigenza, wararize, waratabaje, wabuze icyo ukora, waririye umuhisi n'umugenzi, ndetse wabwiye Imana uti Imana wamfashije, ariko ntiwabona igisubizo. Ariko igihe ni iki ngiki. Yesu igihe bamuhamagariye sibwo yagiye, kuko yarazi icyo azakora, ahubwo ku isaha yo gukora niho yahageze. Imana yacu itugirire neza. Yesu yerekanye ko urupfu atari iherezo ry'umuntu. Ikibazo si iherezo, naho abantu bavuga ngo ni 0 byabaye 0. Imana ishobora kubahindurira ubuzima. Imana irema amateka mashyashya. Imana itangirira ku busa ariko ikarema ibifatika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo itangira ari rito cyane, ngo ariko uyu munsi ndagukomeje. Itangira rya Lazaro ryo nta n'iryari rikiriho. Itangira rya ba Marita na Mariya nta byari bigihari, ariko Yesu ahageze atangirira ku gituro, ku byanutse, aravuga ngo nibyongere bigire ubuzima. Ibyawe ntago ari byo bizamunanira, ntago ibyari byo bizamunanira. Ibyo yakoze byari bikomeye cyane, kandi ntago ari wowe azigirizaho nkana ngo akureke. Imana yacu igira neza bugacya bukira, kandi ntago irobanura ku butoni, nicyo nyikundira. Ese wizeye ibyo? Niko Yesu yabajije bare bakobwa, kandi buri wese yagiye abwira Yesu ati nyamara iyo uba uhari musaza wacu ntago aba yarapfuye. Ariko arababaza ngo mbese murizeye? Aravuga ngo turizeye, twizera gutya. Ariko icyo yashakaga kuvuga kwari kugira ngo bizere ko n'ibindi abishobora. Umuririmbyi yararirimbye ngo urashoboye mwami Yesu ndabizi, urashoboye kandi nta kikunanira. Nta kinanira Imana rero mu gihe cyashyizweho. Nagira ngo uyizere, ibyo byonyine birakora ku mutima w'Imana. Ikore ibyo wabonaga bikugoye kandi bikuruhije. Mbese hari icyifuzo ufite ku mutima ngo tugusengere Imana? Hari icyakunaniye? Hari ibyo ubona wihebye ukavuga uti ibi byo ndabiretse mbivuyeho ntago bigishoboka? Na nyuma ya 0 irakora. Izere gusa. Reka dusenge Imana. Mana ihoraho kandi ishobora byose, ijambo ryawe ritubwiye neza yuko na nyuma ya 0 ukora. Ntago ukangwa n'ibyanutse, ntago ukangwa n'ibyapfuye, ntago ukangwa n'ibyo bahambye. Yewe ibyo byose wabyerekanishije ubutware bwawe ubwo wazuraga Lazaro imbere ya rubanda bareba n'amaso yabo. Kandi natwe twumvise iyo nkuru, twizeye ibyo wakoze, twizera imbaraga zawe zitagira akagero, zitarondoreka.
mwami reka utugirire neza, utugarukeho, ibyacu byaboze ubizure, ibyacu byanutse wongere ubihe ubuzima. Mwami ibyiringiro byacu byakamye wongere uturemere amasoko aho atari. Mwami wanjye Imana, ibyacu byabaye ibihuru wongere uharure mwami tubonemo inzira mu izina rya Yesu Kristo. Ngo no mu kidaturwa wanyujijemo ubuzima, unyuzamo amazi mwami, abatari bafite icyo kunywa baranywa, uramira imitima yari iguye umwuma. Natwe tuguye umwuma kubw'ibibazo dufite mu mitima, natwe tuguye umwuma kubw'agahinda dufite mu mutima. Ako tugendana tukagendana intimba zadushegesha imitima, tukagendana intimba zituma tugenda twivugisha mu nzira, zituma tugenda tureba hirya no hino ngo turebe ko hari ahaturuka ubutabazi. Yewe Uwiteka Imana Nyiringabo, iri jambo ritweretse ko nta handi hari ubutabazi usibye kuri wowe. Mwami tubisabiye mu izina rya Yesu Kristo, kuko yaravuze ngo nimugira icyo musaba Data mu izina ryanjye azagikora, kugira ngo umwana yubahirizwe muri se kandi na se yubahirizwe mu mwana we. Ngwino urebe imitima yacu, udusubirize ibibazo byatunaniye, dore twageze na nyuma ya zeru twumva yuko nta kigishoboka. Mwami wanjye Imana, ariko utweretse ko bishoboka. Ngaho rero mwami turakwinginze, tugutumiye mu byacu kugira ngo mwami utubere umurengezi, ndetse wongere utanga ubuzima mu byacu bitakigira ubuzima, mu byacu bitakigira gahunda, mu byacu bitakigira epfo na ruguru. Mwami Imana yacu, nuduhe icyerekezo, kandi mwami nuturemere. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo biremwe nonaha, ngo kugira ngo utazavuga ngo nari mbizi. Yego bireme nonaha, kandi ubikorere kugira ngo icyubahiro n'ikuzo bibe ibyawe, kuko ntawe muzagisangira. Urakoze cyane kumva kandi ugakora ibyo usabwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Gira kwizera, Yesu ni muzima kandi Yesu yaratsinze. Ibyawe si byo bizamunanira. Ntaba gito ahubwo ni umunyabuntu. Niba iyi mesaje igukoze ku mutima, turagira ngo kande like, subscribe kuri channel ya Maranatha, usangize abandi iyi mesaje kugira ngo nabo bashobore guhumurizwa, kuko kurira nubwo byaba uyu munsi, ejo Imana ishobora kuhashyira impundu, ukavuza impundu zivuye mu mutima. Imana y'amahoro ibahindurira ibyananiranye.